ese ku manywa naho ni nk'aho babustinze collagen, then na nijoro naho ukabustinga collagen, urumva ubona result ziri double. Biragorana cyane kuba wakuraho za fine lines na ya minkanya. Ni boto irimo ingredient nyinshi zikora anti-aging. Hello, muraho neza, murakaza neza nanone kuri iyi channel. Rero ndashaka turebe ikintu bita retinol. Ngiye gusubiza ibibazo hafi 10 ukwiye kuba uzi mbere yo kugira ngo utangire glowing journey yawe no kugira agaskin kari smooth kandi kagaragaza itoto. Ni vitamin A ifasha mu kwihutisha ikorwa rya cells nshya. Izo cells nshya iyo zakozwe havuyeho za zindi zishaje, niho uzasanga uruhu rwawe ruri smooth, na fine lines ufite, ama dark spot yavuyeho, kandi uruhu rwawe ruri gusa hose. Ikindi kandi vitamin A inakuraho n'ibiheri. Mbese ni nkaho nyine uba ugiye kuglowinga kandi ukagira glass skin. Ikibazo cya kabiri, ni ryari ukwiye gutangira gukoresha retinol? Ubundi byiza utangira retinol uri hagati muri ya myaka ya za 20 cyangwa uri muri za 30 kugira ngo wirinde kuzana ibimenyetso byo gusaza k'uruhu vuba. Utangira kare nibyo byiza, kuko iyo wayitangiye hakiri kare ugafatirana bya bimenyetso bitari byaza ku ruhu, nibwo ubona inyungu zisumbuyeho. Kuko iyo ibimenyetso byamaze kugera ku ruhu, biragorana cyane kuba wakuraho za fine lines na ya minkanyari. So ibyiza watangira gukoresha retinol hakiri kare. Ese retinol ikiza ibiheri? Rwose retinol ikiza ibiheri, kubera ko retinol ifasha mu kubustinga collagen kandi igafasha gukuraho izo scars, ikaba ijyamo imbere muri pore, ijya mu twengeruhu twawe, bikaba impamvu yo gukuramo imyanda ishobora kuza gutera ibiheri. Ni inshuro zingahe nkwiye gukoresha retinol? Tuvuge ugitangira, watangira ukoresha rimwe mu cyumweru kugeza inshuro 3, kandi ukayikoresha nijoro, ukazagenda wongera bitewe n'uko uruhu rwawe wabonye rwayakiriye. Nakoresha retinol hamwe na vitamin C? Oya, vitamin C hari post nabivuzeho, ntabwo bikoreshwa mu mwanya umwe na retinol, kuko ishobora gutuma retinol idakora akazi kayo neza. Hashobora kubaho ikibazo cya oxidation, ubundi ukisanga nta benefit n'imwe ubonye. Ibyiza wakoresha vitamin C mu gitondo, noneho ku mugoroba ugakoresha retinol. Binaguha result nziza, urumva bustinga collagen. Mbese ku manywa naho ni nkaho babustinze collagen, then na nijoro naho ukabustinga collagen, urumva ubona result ziri double. Ni iki nakwiye kuvanga na retinol? Retinol ntabwo ivangwa na ibintu nka glycolic acid, ama BHIs zose, ikintu cyose kiri active. Ibyiza ntabwo wagikoreshanya na retinol. Ikintu cyose kiri acide iri strong, ntabwo nakugira inama yo kubikoresha, kuko bishobora kongera irritation. Nyuma yo gukoresha retinol, moisturizer ni ngombwa. Iyo ukoresheje retinol ukarenzaho ya moisturizer yawe usanzwe ukoresha, bituma uruhu ruba hydrated. Ni kubera iki skin yanjye itangira gushishuka iyo nangiye gukoresha retinol? Ibyo babyita skin pagging. Ni ibisanzwe iyo uruhu rugitangira retinol, gukoresha retinol, akenshi wisanga uri kuzana ama irritation. Umuntu ufite sensitive skin yakoresha retinol? Yego. Ushobora gukoresha nk'iyi yacu iri gentle, iroroheje cyane, ntabwo ikunda kuzana ama irritation, kandi ugakoresha bwa buryo bwa sandwich method. Sunscreen ni ngombwa? Yego rwose. Iyo wakoresheje retinol nijoro, sunscreen ni ngombwa umunsi ukurikiyeho, kugira ngo wirinde ko uruhu rwawe rwaba sensitive ku zuba, ukaba ya glow yawe yahaburizwamo, kubera ko uruhu deja rwamaze guhura
na sunburn. Niba wifuza retinol waheraho, retinol turayigufitiye, irimo niacinamide, irimo hyaluronic acid, ikabamo peptide, ikabamo collagen, mbese ni boto irimo ingredient nyinshi zikora anti-aging. Ntuze gucikwa nayo, ufitiye ntabwo ihenze cyane, igura ibihumbi 30. Shyira nimero nazishize muri description, ushobora kutwandikira ikakugeraho. Mwakoze cyane.